Haleluya nshuti z'Imana, turabasuje mu izina rya Yesu aho muri hose, muri Afurika, i Burayi, Aziya n'ahandi hose turabasuje mu izina rya Yesu. Uyu munsi twifuje kuganira ijambo ry'Imana, twifuje kuganira amagambo y'Imana, twifuje guhimbaza Imana mu mitima yacu tunyujije mu ijambo ry'Imana. Turabasuhuje rero, tubahaye ikaze abaza kudukurikirana. Imana yo mu ijuru zo kubaha umugisha. Uyu munsi naje gutekereza, nsanga hari iby'Imana byinshi yadukoreye, hari byinshi byatuma dushima Imana. Turashima Imana yuko yaturinze uno munsi tukaba turiho, nawe ukaba uriho. Hari byinshi Imana yadukoreye. Iyo ubyutse ugasanga uriho uri muzima, tuvuga ngo hashimwe yabikoze kuba mbyutse ndiho, kuko hari ababyuka ukumva ngo yitabye Imana. Iyo numvishe umuntu yitabye Imana bituma nitekerezaho cyane, nkavuga ngo ni iki gihe cyatumye kuba mbyuka ndiho mpumeka, nkumva mfite umwenda mwinshi wo kuba nakorera Imana, kuko ntazi umunsi n'igihe. Kuko iyo nzi umunsi n'igihe nakagombye kuba n'ibi ngibi ntabirimo, nkavuga ati igihe cyanjye kiracyahari. Ariko tugomba gukorera Imana hakiri kare, kuko tuzi uno munsi ariko ejo situhazi. Inshuti zanjye, ndabifuriza gukorera Imana hakiri kare, situzi umunsi. Ujya ubona umuntu witabye Imana aba ari umugambi w'Imana, ariko ujya uvuga ngo njyewe usigaye ni irihe deni mfite, ni iki nabasha gukora. Buri kintu cyose ujya ukuramo isomo rya kubaka mu buzima bwawe. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Turakomeza gushima Imana, ariko uno munsi mfite ijambo tugiye kuganiraho, dusanga muri Zaburi 146. Dusome mu izina rya Yesu. Mu mutima wanjye shima Uwiteka, nzajya shima Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimbira Imana yanjye ngifite ubugingo. Amen. Rino jambo icyo rishatse kutubwira ni ukutubwira twibutsa ko mu buzima bwacu bwa buri munsi dufite ideni ryo kuba twahimbaza Imana, dufite ideni ryo kuba twaramya Imana buri munsi, twakwitegura tugategura imibiri yacu, tujye uhora ushima iteka. No mu bibi ijambo ry'Imana yatubwira ngo mu bibi no mu byiza tujye duhora dushima izina ry'Imana. Ni iki cyatubuza gushima Imana? Ni iki cyatubuza guhimbaza Imana? Nta na kimwe. Buriya mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo muri wowe ubyutse ukumva indirimbo ukayiririmba, ukumva amagambo arimo, ntiwumve beat cyangwa injyana, amagambo arimo ukayumva muri wowe ukayarepeta, ukumva n'icyo asobanuye, muri wowe wabashe kurema urusengero, muri wowe babashe kunezerwa muri wowe. Rero bijya bifasha ijambo ry'Imana kugira uryumve. Ujye utegura muri wowe uvuge ngo muri ino minsi ndashaka ngiye kwiga ijambo ry'Imana, mbanze niyigisha mbere yo kuryigisha abandi. Buriya kugira ugire icyo uhereza umuntu, nawe ni uko hari icyo babanje kwiha kugira ngo urebe ko ufite ubushobozi bwo kuba waha abandi ikindi kintu. Rero ijambo ry'Imana rimatubwira ngo nzajya nshima Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimbira Imana yanjye ngifite ubugingo. Iri jambo rirakomeye cyane. Guhora muri twebwe dushima Imana, twibuka ko turiho uno munsi, umunsi w'ejo ko ari amateka kuri twebwe. Ejo bundi numvishe bavuga ngo hari umuhanzi ngo witabye Imana. Nyine numvaga bibabaje cyane, kumva arakunzwe cyane, ariko Imana si ijya igenderaho. Imana ntijya igenderaho ko mu isi y'uko wamenyekanye, oya. Imana ijya igendera ku mugambi wayo. Iyo ibyo yaguteguriye ko ugomba kubisoza niko ushaka, ariko hari bimwe bijya bitubaho Imana itagizemo uruhare, ahubwo ari uruhare rwacu twabihisemo. Iyo twagambiriye ikibi tukagitegura, Imana si uko iba yagipanze, oya. Ibyo nibyo tuba twihaye muri twebwe tukabikora, tukagambirira nabi. Umurongo wawo wa 2 wanshimishije cyane. Ntimukiringire abakomeye bose, cyangwa umwana w'umuntu wese utabonekerwamo agakiza. Ni benshi bajya kwizeza ibitangaza, bakakumvisha ko uno munsi bari buguha akazi, bakakumvisha n'ibindi byinshi, ariko ngo hano ijambo ry'Imana ririmo riratubwira neza, ntimukiringire abakomeye bose. Iyo wiringiye umwana w'umuntu, nawe uracya mu gitondo bigahinduka n'ibyo yari yapanze, ugaca nawe n'ako kazi yari agiye kuguha, ugaca mu gitondo ambwira ngo nawe akazi kawe karangiye. Ariko icyo nkundira Imana, icyo yavuze cyose, uzanyura mu bibi, uzanyura mu byiza, ariko icyo Imana yakuvuzeho byanga byakunda bizasohora.
ni ukukubwira ngo kwiringira umwana w'umuntu. Iri jambo tujya turyitiranya cyane. Iyo bavuze ngo kwiringira umwana w'umuntu, sivuze ko kwizera umwana w'umuntu ngo utabonekerwamo agakiza. Ubonekerwamo agakiza ni gute wamwizera? Umwana w'umuntu yakwijeje ibitangaza, n'icyo ushobora gukora kugira muri wowe wirememo icyizere. Ujye uvuga ngo ibi ni ibyo avuze anyaturiraho, ibi ni ibyo avuze anyaturiraho. Ntukajye ugenda ubirata ngo runaka azangirira neza. Oya, ujye wirata muri wowe uvuga ibibazo tugiye dusanzwe bucya mu gitondo bugekemuka, ariko nyamara hano hanze hari abafite ibibazo. Aho uzi kubona wambara inkweto ugatebeza, ukambara n'ibindi byiza, ariko muri wowe nta byishimo ufite. Ni ukuvuga ngo hari igihe ubona umuntu ameze neza, yambaye neza, ariko nyamara yambariye ku icyaha. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwacu nk'ubukristo, niyo wakwambara muri wowe ibisa nk'abantu bakabona ko utambaye neza, ariko muri wowe ufite icyo wambariyeho gifite agaciro. Icyo cy'ingenzi icyo wambariyemo imbere muri wowe nicyo gifite agaciro kurusha kwambara inyuma, ariko imbere mu mutima wambariyeho ibicitse ntacyo bimaze. Dutegure imbere muri twebwe, dutegure umutima wacu mo imbere kugira ngo ijambo ry'Imana muri twebwe ribashe kugira icyo rimara. Dutegure kubana neza n'inshuti zacu n'abavandimwe bacu. Kuri kano kantu k'inshuti zacu mureke mbabwire akantu kamwe. Mu buzima bwacu nubona utari witanga kubw'inshuti yawe, uvuga ati iki kintu ndagikoze, nditanze, n'icyemezo mfashe gishobora kugiramo ingaruka. Ushobora kuba ari icyo nishe, ariko muri we mu gihe utarumva ko utari witanga kubw'inshuti yawe, icyo gihe nta rukundo rw'inshuti yawe wari wageraho. Kigaragaza ko wageze ku nshuti nziza, nawe kujya ubera abandi inshuti nziza, ni uguhora witanga. N'umukristo nyawe ameze nk'iyo nshuti. Umukristo nyawe muri we ajya ahora kumva yakwikorera imitwaro y'abandi, ajya yumva muri we yasengera abandi, muri we ajya yumva yafasha abandi, yakwitangira abandi mu bibazo bahuyemo. Nkaho turi kwegezayo tukavuga ngo isi yarahindutse, isi iracyari yayindi. Ndagira nkubwire ngo Imana iracyiteguye kudukorera ibitangaza. N'ibyo Imana ibitangaza kera yakoraga, n'uno munsi irabikora. Abantu tujya dutekereza tukavuga ngo uko yakoreye ba Eliya n'abandi ubuhanuzi ba Mose, ibyo bahanuye ubu ngubu ntabigihari, ubu ngubu birahari. Ibyo byonyine kuba uhari ujya uvuga ngo hari icyo Imana ubuhanuzi yatumye kuri ngiye kugira mbyuke ndamahoro. Igihe ubyuka muri wo kumva warihebye, ariko ntumenye iminsi uko yagiye inyuranamo, bwaca mu gitondo ugaseka, ibyishimo bikongera bikaza. Uno munsi uba uri hasi, ejo ukazamuka. Mu byo uzakora byose uzace bugufi muri wowe, uzirinde kwishira hejuru, kuko buracya mu gitondo Imana ikazamura undi muntu, wowe ugasanga wamanutse. Rero mu byo byose uzakora, jya wiringira Uwiteka, jya wiringira Imana yawe, ujye uhimbaza Imana yawe ubikuye ku mutima, utanga ibitambo kugira ngo Imana ikwishimire, ujye ukora neza kugira ngo Imana ikugirire neza. Imigisha y'Imana yayiragije mu biganza byawe, yabiragije mu baturanyi yawe, yabiragije mu nshuti zawe, yabiragije mu bo musengana. Nukora ikintu jya ugikorana umutima utuje, jya ugikorana umutima wishimye, jya ugikora uzi ko nta ngaruka gifite. Mu buzima ikintu kibura, ikintu gituma ubura amahoro muri wewe, ni ukubona waryamye ukicara mu masaha 8, naho kugira wicare wongere utekereze uvuga ati wenda burakije, ugatekereza ibyo warabikoze. Icyaha kigaragaza gukora uzayihigure. Rero hari byinshi Imana yadukoreye inshuti zanjye. Nawe ubwawe ufite amateka yawe, nanjye mfite ayanjye, ariko ibyo byose iyo tubihurije hamwe tugasangira ubuhamya, tubasha kungurana, ukumva hari uwacitse intege undi akakongerera imbaraga. Nta mpamvu yatuma twirata, nta n'imwe, ko muri twebwe ntawigeze atunga kurusha ba Dawidi, ariko abo bose baciye bugufi. Ngo Dawidi yakoze icyaha ngo arigambira muri we, aravuga ngo Mana, wanyaka ubutunzi bwanjye, ukanyaka n'urubyaro rwanjye rwose, ngo ariko Mana ukansubiza ngo agakiza. Umve Dawidi iryo shaka yari afite ryo kuba yatanga ibyo byose yatunze ndetse n'abana, ukavuga ngo ubukristo bwanjye, agakiza kanjye, wabingarurira Mana. Basi watwara ibindi byose, ariko ubukristo bwanjye, ubukristo wampaye, uca bugufi wampaye, kumenya Imana wampaye, network wampaye Mana, iguma uruhande rwanjye. Niyo byo byose naba ntabifite, ariko Mana ibyo byose ngo kabimpa. Dorukasi yari umupfakazi.
ajya nk'ubuhamya nkumva ndishimye cyane, arakora cyane kugeza aho yari umukene muri we ariko agambirira neza. Nawe ndagira ngo ugambirire neza, ngo aragenda ngo adoda imyenda ngo ayiha abana b'imfubyi n'abapfakazi, ngo umunsi we uragera ngo muri we yumva arapfa. Abantu bose bagenda bavuga ngo Dorukasi yapfuye, bavuga ngo imirimo yakoze mu imfubyi abapfakazi bose bajya. Twitekerezeho ijambo ry'Imana ni ukuganira ku biduca intege tukabasha kubona imbaraga zibiduha imbaraga. Rero uno munsi Imana yo mu ijuru ndagira ngo mbabwire hari ibyo Imana yiteguye. Kadusubiremo n'umurongo wawo wa 3 gusa kugira ngo tubyinire Imana. Uno munsi numvishe tugomba kunezererwa Imana, tugatambira Imana, imitima yacu igahimbaza Imana. Umurongo wawo wa 3 wanshimishije cyane, ngo ntimukiringire abakomeye bose cyangwa umwana w'umuntu wese utabonekerwamo agakiza. Imana yaduhaye abakozi b'Imana, hazamo n'abandi benshi biyitabo, haza abavugabutumwa benshi, haza n'abandi bagamije inyungu. Ariko ubu ni wo munsi wibuke, mujye musoma Bibiliya, ijambo ry'Imana muzasobanukirwa cyane. Nibyo bihe bya nyuma turimo, dutamburanwe n'iminsi kugira dukore neza. Ijambo ry'Imana riganze muri mwebwe. Hari ibintu bitanu ngira ngo mbifurize muri mwebwe. Ikintu cya mbere, mwibuke aho Imana yabakuye, mwibuke gushima. Cya gatatu, mwibuke kugira igikorwa mukora kugira ngo Imana ibebukireho. Cya gatatu, mwibuke kwitangira abakristo bagenzi banyu, kwitangira inshuti zanyu kugira ngo nabo babone amahoro. Icya kane, mwibuke gukora musiganwe n'iminsi, kuko Mana we turagushimiye Mana kubw'ijambo tumaze kumva. Reka imitima yacu ibashe gusobanukirwa icyo rino jambo, icyo Imana yarigize ngo tuganirizeho. Mutima wanjye jya uhimbaza Imana, mutima wanjye jya ushima Imana. Mana we, ijambo ry'Imana riganze uruza wese gukurikirana iyi video Mana, utugenderere Mana, ubane natwe